Ndabaramukije inshuti bavandimwe abakunzi b'umusaraba abo dusangiye urugendo rujya mu ijuru aho bari muri kwisi hose. Ni Pastor Michel Zigirinshuti ubaramutsa. Ndashima Imana yabanye natwe ikaturinda mwebwe nanjye aho muri ku migabane yose y'isi, abanyarwanda batuye mu Rwanda mu ntara zose z'iki gihugu n'umujyi wa Kigali, diaspora zose zikurikiye ijambo ry'Imana. Umwami wacu narashimwe cyane. Ndagira ngo rero twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kuganira ijambo Paulo yandikiye Abefeso igice cya 4 guhera ku murongo wa 11 ndagera ku murongo wa 16. Dusome. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi abahakuba babwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugira ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize mibi n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi bwo kutuyobya n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe ari wo Kristo. Kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza, ugafatanywa n'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo Imana ishimwe. Aya ni amagambo Paulo yandikiye itorero rya Efeso, aribo nyine bitwa Abefeso, arihugurira ijambo ryitwa gukura. Ahangaha yabakanguriraga ikintu cyo gukura, nk'uko n'ubundi nawe bafite umwana ukamubwira uti kura, va mu by'ubwana, va mu byo urimo kura. Imyaka ugezemo ntikwemera gukora ibi n'ibi, ntikwemera kuvuga amagambo ya naya, ntikwemera gukina imikino iyi n'iyi. Kura, va mu by'ubwana, dore urakuze. Ibyo murabizi, ababyeyi babibwira abana, inshuti zirabibwirana, abavandimwe barabibwirana. Ni muri ubwo buryo rero Paulo yandikira Abefeso yababwira ijambo, noneho atangira avuga ibintu bimwe bishobora gukorwa n'abantu bakuze. Aravuga ati iyo abantu bakuze, Imana ishobora kubaha imirimo, Yesu ashobora kubaha umurimo, ashobora kubakoresha. Aravuga ati aha bamwe kuba intumwa ze, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, abandi abaha kuba bungeri, abandi akabaha kuba abigisha. Urebye ni ministeri 5 Paulo ari mu kuvuga ahangaha, cyangwa se inkingi 5 zigize umurimo. Aha bamwe kuba intumwa, iyo ni inkingi imwe. Abandi akabaha kuba abahanuzi, iyo ni iya 2. Abandi abaha kuba abungeri n'abigisha, iyo ni iya 3. N'abandi abaha kuba ababwiriza ubutumwa bwiza. Noneho aravuga ati ibi rero Yesu abikorera kugira ngo umubiri wa Kristo kure, ari wo torero, kugira ngo umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya neza umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu uko ari 5, cyangwa izi nkingi uko ari 5, cyangwa izi serivisi uko ari 5, aha harimo intumwa, abahanuzi, ababwiriza ubutumwa bwiza, abungeri bo bashumba n'abigisha. Mushobora kubaza mutese ubwo ngubwo mwigisha, ababwiriza ubutumwa bwiza, n'intumwa n'abigisha, abo bantu baratandukanira hiye? Umuntu yabyibaza, yakubaza ngo intumwa n'ababwiriza ubutumwa bwiza n'abigisha batandukanira he? Ndabisubiza. Intumwa harazamo ikintu cya mission, cya misiyoloji, cyo kugenda. Buriya hari umuntu uhamagarwa atari uwo kwicara, atari uwo kwicazwa, akagenda rero
uwo ni intumwa. Ababwirizabutumwa ni ba bantu babubwiriza ahantu bahicaye bahicajwe bahakorera, bakamenya abavutse, bakamenya abazabatizwa, bakamenya iyo mirimo yose. Hanyuma bagatatu bitwa bigisha ibyo icyababwirizabutumwa nicyo kizamwe ibyo bita prédication, prêcher, preaching. Ikintu no cyo kwigisha cyo ni enseignement biblique, studies. Ni ukwigisha inyigisho zikuza, affermissement, ni inyigisho zubaka, edification. Ibi bintu rero biba mu itorero ry'Imana, biba mu nzu y'Imana. Pawulo aravuga ngo ibyo bintu bihurizwa mu nzu y'Imana bigakoresherezwamo ngo kugira ngo umubiri wa Kristo ukure. Imana nishimwe cyane kandi ukure neza. Aha rero ndi bwibande cyane ku ijambo ryitwa gukura. Noneho niryo ngiye kwibandaho cyane, gukura. Pawulo arakomeza aravuga ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera. Icyo kintu cy'ubumwe bwo kwizera, buriya bene data, nubwo kwizera kubeshaho nyirako, nubwo kwizera ari uko umuntu ku giti cye, ariko bigera aho ngaho tugasa n'abagiranye ubumwe bwabyo. Abizera bakagirana ubumwe bwabyo. Imana ishimwe cyane. Nose mwe ntimubibona itorero ritangira Yerusalemu. Itorero ritangira Yerusalemu ku gihe cya Pentecote, ibyakozwe mu gice cya kabiri. Umuntu yakwibaza ngo kuki ryatangiye ari uko Yesu agiye abantu batswe umwuka wera, kuko nibyo bita Eglise primitive. Yesu ataragenda abariho bari iki? Mbese bo ntabwo bari itorero. Ariko impamvu babitangirana na hariya mu byakozwe n'intumwa ni uko aribwo Yesu yari asize abahaye mission. Mbere bitwaga abigishwa ba Yesu, les disciples. Naho ngo ibintu bitandukanira. Noneho abasaba kugira ubumwe. Mwibukire ko batangiye babayeho muri vie communautaire, babayeho muri société, basangira ibyabo, bamanyura umutsima, bagasenga. Mana ishimwe, ubwo bumwe bwonyine gusa bukabongerera abakizwa. Uko basangira, uko basenga, uko bamanyura imitsima bagasenga, umwami Imana akabongerera abakizwa. Nta biterane byabagaho, nta evangelisation yo ku musozi, nta concert z'amakorari, ko abakizwa si biyongeraga. Biravuga icyaha ngaha, biravuga ko abantu bagize ubumwe mu byo kwizera. Haleluya. Abantu bagize ubumwe bagahuza umutima. Abo bantu nta mpamvu nimwe yatuma umurimo wabo wo kuvuga ubutumwa utagenda neza. Nta mpamvu nimwe yatuma batabyara abandi. Yesu adufashe cyane. Ikintu kitwica cyane ni ikintu cyo kubura ubumwe, ni ikintu cyo kubura guhuza umutima ngo duhurize mu kwizera. Arakomeza ku murongo wa 13. No pardon, aravuga ngo kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Aya magambo twinjiyemo yo ku murongo wa 13 agiye kuza muri ibintu byo gukura, kuko niyo topic mfite, gukura. Ubundi kugira ngo umuntu akure, byo bita grandir cyangwa growth mu cyongereza. Ikintu cyo gukura, nta muntu ukura atavutse. Avant de grandir, mbere y'uko ukura, banza uvuke. Nta muntu ubaho, existence ya mbere y'umuntu ni ukuvuka. Existence ya mbere y'umuntu itangazwa iyo umuntu yavutse. Bakavuga ngo umuntu yavutse, kwa runaka babyaye, nibwo bavuga ngo umuntu yavutse. Aha mbibutse ko iri jambo kuvuka cyangwa ikintu cyitwa kuvuka, naître cyangwa naissance, iki kintu ntigishobora kubaho hatabayeho guhura k'umugabo n'umugore. Habaho guhura k'umugabo n'umugore byanga bikunda, hakaba icyo bita conception. D'abord ovulation, hanyuma fécondation, conception. Umuntu yamara gusamwa, nyina musamye akavuka. Twebweho rero rivuka ryacu ni ivuka Yohana yavuze mu gice cya mbere, simasoma umurongo wa 12, aravuga ngo ariko abamwizeye bose
abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndashaka ka kantu ko hepfo kavuga ngo ariko bo ntibabyawe ku bushake bw'umugabo cyangwa ku bushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Imana nishimwe cyane. Nk'uko umugabo n'umugore babyara umwana, babyara umuntu, niko Imana yabishatse, noneho amazi n'umwuka nabyo bihuye bibyara umukristo. Imana ishimwe. Icyo gihe noneho superme cyangwa spermatozoide ikaba iki? Ijambo. Imana ishimwe cyane. Ingingo ya kabiri ni uko kuvuka ntawe ubaho atavutse nk'uko nabivuze, ariko kuvuka burya ni nko gutunguka. Urwandiko rwa Petero igice cya 2 umurongo waho wa mbere kugera ku wa 3, umva uko Petero yabivuze. Yaravuze ngo nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya bwose no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba. Haleluya. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Mwabanje kwiyambura iki? Igomwa. Iki kintu cyitwa igomwa, abatumva wenda ikinyarwanda neza, ni egoisme. Igomwa muryiyambure, mwiyambura uburiganya, icyo bita la malignité, le mensonge. Mwiyambura uburyarya, mwiyambura ishyari, icyo bita jalousie, mwiyambure gusebanya, mumere nk'impinja. Urumva iyo qualificatif, iyo qualité, mumere nk'impinja. Natekereje ku ruhinja. Ijambo ry'Imana ridusaba ibintu bikomeye bene data. Nitubishobora tuzahembwa. Yesu azabiduhembera, Yesu azabidushimira. Reba uko ungana n'imyaka mfite, reba uko ungana wowe n'imyaka ufite, reba ibintu wanyuzemo, reba ibintu wabayemo, reba ahantu wize, reba ibyo wize, domaine ubamo, kampanye ubamo, kompanyi ugendana nazo, reba ibintu unywa, reba ibintu urya. Aho hantu ugeze, ijambo rikakubwira ngo vuka ubwa kabiri, ngo byarwa, ngo vuka. Cyo ni ikiganiro cyabaye hagati ya Yesu na Nikodemo, Yohana 3. Niyo mpamvu mwumvise bigora Nikodemo kubyumva, biramukomplika. Fati mwigisha ibyo si bibaho, ahubwo mwigisha ibyo byashoboka ko umuntu ungana nkanjye yabyarwa ubwa kabiri. Ese ubwo byasaba ngo nsubire mu nda ya mama nongere mvuke? Ibintu bigenda gute koko? Mwami Yesu agiye kumusubiza, amubwira ryaje mu nabwiye haruguru. Bamwe ngo sinkubwiye kuvuka utyo, gusubira mu nda ya nyoko. Reka da, ndakwibwirira kubyarwa n'amazi n'umwuka. Haleluya. Bamwe ati ikintu cyose kibyawe n'umubiri nacyo ni umubiri, kibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko mbwiye gutyo. Noneho umuntu ungana nkawe nkanjye amaze kubyarwa ubwa kabiri, abyawe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Maze kuvuka, ijambo riratubwiye hano ngo agomba kugira ibimurera, agomba kugira ibimukuza. Ubu burere bw'uyu muntu uvutse tubwumvise hano muri d'une façon nutritionnelle, tubwumvise mu buryo bw'imirire. Yesu adufashe cyane. Tubwumvise mu buryo bw'imirire. Aha ni imirire, ni ibyo kurya. Mubanze mwifuza amata y'umwuka adafunguye, no dilué, adafunguye, atarimo amazi. Mutwe abakunzi b'amata dukunda amata adafunguye. Kandi abakunzi ba igitangaje, umubiri ugera ukabimenyera, umuntu yaguha amata arimo amazi akakugwa nabi. Habaye mu nkamari cyangwa banyoye amata kera, iyo amata arimo amazi ahinduka uyanyoye byanga bikunda. N'abayacuruza icyo bacyumve bajye babimenya ko inda yanyoye amata ntibishaka kunywa amata arimo amazi. Hano na Petero arabivuga ati mwifuza amata y'umwuka adafunguye. Niba amata ari ijambo ry'Imana bivuze iki? Niba amata ari ijambo ry'Imana, aha muhumbe neza, bisobanuye ko ijambo ry'Imana rishobora gufungurwa. Abigisha baryo barebye nabi barifungura.
barifungura rikagwa nabi abaryumvise, barifungura ntirikuze abaryumva. Aha rero bene data ndajya gutwumvira ijambo, noneho umuntu agakuzwa muri ubu buryo n'ibintu arya cyangwa anywa. Niho hava bya bindi byose twumvise bikuza umuntu. Nyamara nujya mu Bagalatiya mu gice cya 4, noneho naho urahasanga ukundi gukura. Mwama dufashe cyane, urahasanga ukundi gukura, ngo kwiyo umwana akiri muto agira abamurera n'ibisonga bimurera kugeza igihe cyategetswe na se. Murabizi umuntu ashyira umurezi mu bana be bwa mbere ngo abagaburire, ko bagenda bazamuka ukabona atangiye kubazanamo noneho nabize wenda ngo bajye bavugisha icyongereza se cyangwa ururimi runaka, gutyo gutyo ku myaka 3 akaba mujyanye muri maternelle ya mbere, gutyo iya 2 iya 3, hanyuma agatangira primary school amashuri abanza, agakomeza mu secondary, agakomeza cyo na kaminuza. Icyo gihe umuntu abatangiye urumva yakuraga n'ubusanzwe, ariko ahangaha baragira ngo akuze n'ubwenge. Ibyo rero ndaje mbabwire ko Kristo abikorera abantu babyawe ubwa kabiri. Mwaba dufashe cyane, ibyo bintu Kristo abikorera abantu babyawe ubwa kabiri, bavutse bagakura muri ubu buryo bwo gukura imbere mu buzima bwiza à l'intérieur, bakanakura no mu bundi buryo. Nibyo ngiye kubabwira rero. Buriya gukura, reka tuze kukurebera mu buryo butatu. Gukura tukurebere mu buryo butatu. Hari icyo bita gukura ukuza igihagararo, uburebure. Niyo dusanga mu Befeso, kamasome Abefeso 3 umurongo wa 18. Ndashaka gusoma iryo jambo rwose. 3 umurongo wa 18 haravuga ngo kamere ku murongo wa 14. Nibyo byiza kuko ndabona iyo ngiye imeze nk'ituzuye neza. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu isi, yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe, haleluya, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, haleluya, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, ubwo ari bwo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugera ku kuzura kw'Imana. Haleluya. Iri jambo bene data, Imana ishimwe cyane, iri jambo riravuga ngo umuntu akure mu buryo bwose. Igihagararo rero hano bavuze nibwira ko bita taye mu Gifaransa. Buriya umuntu ateye ukuntu kwiza, umuntu afite mesure nakwita, sinivuge ngo standard kuko nta bantu bareshya, si zimwe ntizihoraho. Yego buriya bamwe baranareshya wa mugani, kuko ndabyuka kera iyo bajyaga bashaka abantu bagiye guheka umurwayi mu ngobyi zisanzwe no guheka isanduku bwabyo hariya mubare uhiriye, abahetsi bagombaga kuba abantu bareshya. Nuvuga ko icyo kintu cyo kureshya rero cyabaga ari très important, cyabaga ari ikintu cy'ingenzi. Abantu bagishingiragaho mu kureba abahetsi bo guheka umurwayi no kureba abahetsi baheka isanduku y'isezerano. Urumva ko kureshya rero ni ikintu cyiza. Kino nanishyize kubabwira nuko umubyimba w'umuntu, taye y'umuntu, igihagararo cy'umuntu, niba umuntu ari muremure agomba kugira uburebure bwo kuva ahangaha mu ijosi ugera hano mu kiyunguyungu. Niba ari muremure agomba kandi kugira n'uburebure bwo kuva mu kiyunguyungu ugera hasi ku birenge. Bivuga ngo buri umuntu abaye muremure guturuka ku birenge akazamuka, none ugasanga
araje ageze nk'ahangaha mu maha, aho twita mu kwaha, uwo muntu mwamwibazaho, ugasanga agace ko kuva mu kwaha gusubira hejuru niko afite k'icyo twita igihimba muri biyoloji. Ntabwo ibintu byaba ari byo. Ibyo bintu Imana yaremanye umuntu ikanabimuremera, Imana byose niko ibikoresha, buri kintu cyose mu mwanya wacyo, buri kintu cyose kigakora umurimo wacyo, niko ibikoresha. Niyo mpamvu hano Pawulo yavuze, yandikiye Efeso, ngo umuntu umaze gukura, kwizera ko kuriyongera kugira ngo ashore imizi mu rukundo, amenye, ahabwe kumenya imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera ubugari n'uburebure. Ubugari mu bizi imibare muzi ko ari largeur, hanyuma uburebure ko ba longueur, umurambaro ko ba diamètre, hanyuma hakaba n'ibyo bita hauteur. Abizi imibare none se longueur na largeur, largeur wenda iyo tuyishyira ukwayo, ariko se nka longueur muyitandukanya mute na hauteur, ariko byose bihagaze. Burya longueur buri gihe ni uburebure bw'ibintu bipimiwe hasi. Abatari mubizi mubimenye, longueur buri gihe ni uburebure bw'ikintu gipimiwe hasi. Kubatera intambwe z'amasambu, kubatera intambwe z'inzu cyangwa ibibanza, longueur buri gihe ni ikintu gipimiwe hasi. Largeur ni ikintu gipimiwe hasi. Tandis que hauteur yo ni icyo kintu cy'ubuhagarike. Izo mezire zose Imana yazikoresheje, iha Mose mezire z'ihema, iha Nowa mezire z'inkuge, ibyo byose Imana yabikoresheje. Muze gusubiraho murabibona, aho ngaho sinshaka kujyayo. Pawulo akabwira itorero rya Efeso ko rikwiye kumenya ibyo bintu byose bya Kristo. Umukristo wese wizera Kristo akamenya ibintu byose bya Kristo. Haleluya. Bivuga ngo largeur, longueur, buhagarike bw'igihagararo, ubw'ikijyepfo, byose bya Kristo bibe mu muntu ukuze. Imana nishimwe. Umuntu umaze gukurira muri Kristo, ushora imizi muri Kristo, byose bimenye. Umva kandi kantu keza noneho, si ukumenya gusa, ahubwo nawe ubikuze gutyo. Imana ishimwe. Ukuze igihagararo cyaba iki kijyepfo, ukuze igihagararo cyahagana haruguru, ukuze igihagararo cy'amaboko n'ibizigira, kuburyo nta muntu wagusuzugura, nta muntu wakwinyura, nta muntu wabona uri enabuti. Mwaba dufashe cyane. Ahangaha simvuge gutyo ngo utajya ngo dusuzugurwa. Ndavuga mu buryo bw'umwuka. Satani n'abadayimoni be bigusuzugura, biguhindura ivu, biguhindura agataro kayora ivu, biguhindura umwanda. No, mu buryo bw'umwuka nibaza basange ufite igihagararo cy'ubwo buryo bwose. Mwama dufashe cyane. Uburere bw'igihagararo. Ngeze ku kintu bita gukuza umubiri, kubyibuha. Iyo umuntu akura akuza uburebure gusa, umuntu aramutse akuze agakuza uburebure gusa, kazamuka atyo nk'aka gati bita niba ari pinusi, kazamuka atyo ari agashabarara, ari akihuhe gatya. Byanga bikunda abantu bavuga ati umuntu ariko hari ikintu arwaye tu, hari ikintu arwaye rwose, ntabwo twibwira ko ari rwo rubavu rwe, hari icyo arwaye wenda. Ariko Imana yabiremye neza. Yabiremye ku buryo umuntu urimo gukura azajya akuza igihagararo, akanagenda yaguka, abyibuhamo. Nibyo bituma mubona abatayeri bamenya uko babadodera burya. Bamenya uko babadodera kubera icyo kintu, kubera iyo mpamvu. Ibi rero byo kubyibuha, byo kugira umubiri, hari icyo bisobanuye mu mwuka. Kubyibuha, ntukuze igihagararo gusa, ukanabyibuha, hari icyo bisobanuye mu mwuka. Aho yandikira Timoteyo, hari aho yamubwiye kuba bataraga, kuba mushyitse, gushyika urumva ni ukugira ibiro bikwiriye, washyirwa ku munzani, ntubarwe mu bantu bazonzwe, ugashyirwa mu bantu bagiye gukizera ko hari ibintu baterura, mu buryo bw'icyo bisobanura. Ngeze ku kindi kintu cya gatatu cyitwa gukuza ubwenge.
turaba tubonye ibintu bitatu: gukuza uburebure, umubiri ariko kubyibuha n'ubwenge. Muri Luka igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 40 haravuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga, za mbaraga ziraje, yuzwa ubwenge, bwa bwenge buraje, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Imana ishimwe cyane. Umwana arakura agwiza iki? Imbaraga, yuzura umwuka, yuzura ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Nshuti yanjye uteze amatwi, waravutse. Imana ishimwe ko wavutse ubwa kabiri, byawe n'ijambo ry'Imana, imbuto itabora. Umaze kuvuka urakura, imyaka ibaye myinshi. Iyo umaze muri iyi nzira ijya mu ijuru, wagombye kuba hari ahantu ugeze mu byo gukura, ukaba ufite muri wowe ibyo bivumbikisho byose nababwiye. Haleluya! Ibyo bivumbikisho byose, bya birinda indwara, bya bitera ingufu, bya bindi by'imyunyungugu babyita sodium cyangwa se mafer, ibintu nk'ibyo ibyo byose bikaba biri muri wowe. Muri abantu bajya kuvura, babaha imiti ya virusi itera sida, babaha iriya y'amahepatite B cyangwa se banamupima ubwabyo gusa, bakavuga ati afite abasirikare bake. Mwibwira ko abasirikare bake mu bantu, mu muntu bavuga iki? Ntabwo ari abasirikare muzi b'imyenda b'intwaro y'ubunda, oya. Ni abasirikare bize biology. Hari ibyo bita muri biology vitamine nazivuze, ariko ibyo ni ibyitwa globule rouge et blanc. Ikinyarwanda niba ari iki? Noneho ibyo bintu biba mu mubiri w'umuntu bihangana n'indwara, bizikumira. Ako kugira ngo umuntu aba ahagaze gutya, nta nkoni, nta ntwaro, naho kumbe ngo muri afite ibintu byahangana n'indwara, kandi bigahanganira n'indwara muri we. Autrement, bimurindira muri we, ntabwo biri outside y'umubiri we, hanze y'umubiri, kada biri muri we imbere mu maraso ye, ariko biberemo kumufasha gusa guhangana n'indwara, guhangana n'ama attaque maladif. Ibintu byose ugasanga Imana yabiremanye umuntu. Noneho dufata izo ngero zose twagiye tubereka ziri biologique, tuzihuze n'ibi by'umwuka. Waravutse urakura, yego, wakubyaye arakurera, akuresha amategeko adafunguye, ariko ukwiriye kugira muri wowe, haleluya, ukwiye kugira muri wowe ibyo bintu by'ibihindizo, by'ibivumbikisho bikurinda gufatwa n'indwara izo arizo zose. Nibutse ko mu minsi yashize iyi ndwara yaduka, abaganga batugira inama cyane yo gushaka uburyo twigwizamo vitamine C iboneka mu mbuto zimwe na zimwe, cyane indimu n'ibindi, kunywa amazi yishyuye mu ndimu. Rero niba hari ibintu biba mu muntu birwanya indwara, bimurinda indwara, no mu buryo bw'umwuka, ibyo dukomora mu ijambo ry'Imana turya, haleluya, biragenda bikubaka ikintu cy'igisirikare muri twebwe, igisirikare kiturinda kurwaragura. Mwama dufashe cyane. Noneho rero wa muntu ukuze, wa muntu uri kugenda ukura, ugenda ugera ku myaka runaka, ukurira mu gakiza, ukuza amateka y'urugendo rujya mu ijuru, ukuza amateka y'igihe wabaniye na Kristo, kuzana ikintu bita ubwenge. Gira ubwenge muri wowe, umenye ngo ahantu hanaha nahahagararane, nsuwe n'umushyitsi uyu n'uyu namwifataho nte, mbonye akazi ahantu mu bintu runaka nakora gute. Hari utuntu nateganyije muri kino cyigisho cy'uyu munsi, nshaka kuvuga tugiye kuri dutandatu ibiranga umuntu ukuze, kugira ngo ntafate umwanya muremure. Icya mbere kiranga umuntu ukuze, kandi mu bikurikirana murasanga nabikurikiranyije ukuntu nyine bikenewe mu muntu,
ni ukumenya iwabo no kuhakunda. Mfite umwana wanjye, imfura yanjye, umuhungu wanjye mukuru, niwe yarashatse, mufite abuzukuru babiri. None umwuzukuru wanjye wa mbere natunguwe n'ikintu mu minsi yashize nkibwiwe n'abandi bana ba nyirasenge na ba se wabo. Asigaye ava iwabo aho batuye, bagera iwanjye akahamenya, agatangira gukataza kwa sekuru aho mu rugo. Si ibyo gusa, iyo asuye kwa se wabo bahari ukuntu babasura, bagatembererayo kuko baba barabyaye, bakajya gusura akana akita ngo ni agahinja. Yajya kureba agahinja rero, bava yari imbere akamenya, ntabwo aragira imyaka 2, ariko iyo bavuye kwa se wabo urimo bagaruka mu rugo, amenya inzira yinjira kwa sekuru. Icyo kintu cyo kumenya iwanyu, cyo kumenya iwabo, ni ikintu cya mbere gikomeye ku mwana wavutse. Mu mihana myinshi, mu ngo nyinshi zigize quartier, ubu tuyita isibo, mu ngo nyinshi zigize umudugudu, mu ngo nyinshi vraiment, nyinshi ahantu hatuwe ku buryo bucucitse, aho ugasanga umwana aramenya iwabo. Umwana ntatakare, aramenya iwabo vraiment. Ejo bundi kazatangira materineri, ari ahantu hatari insécurité, wenda batenga imodoka ya mugonga, ukabona kwivanye ku ishuri karatashye kageze mu rugo karinjiye. Icyo nicyo cya mbere cyitwa kumenya iwanyu. Niyo mpamvu mu rwandiko, mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 10 umurongo wa 9 havuga ngo azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Nuvuga ko umwana wese uvutse, byaba n'ijambo ry'Imana, uvutse muri Kristo agomba kumenya iwabo. Iwabo ni hehe rero? Ni mu ijuru. Cyo ni icya mbere. Iwacu ni mu ijuru. Mugende muhazi, mwige muhazi, mukore muhazi, mucuruze muhazi, mushake murongore cyangwa murongorwe muhazi, mwubake amazu muzi ko iwacu ari mu ijuru. Haleluya! Icyo mukimenye ko iwacu ari mu ijuru. Mugende mukizi, mugende mukizi. Cyo mupanga byose mumenye ko iwacu ari mu ijuru. Kumenya iwacu. Cya kabiri, umuntu ukuze agenda yizerwa, kugira ukizere, kwizerwa no kwemererwa ibyo yari imwe. Ko kantu mukumve neza ngaha, iyo umwana gusabye ikintu nka telefone, ureba agaciro telefone ifite n'uburyo telefone ihenze, ukareba ko yuha umwana ngo yikinishe, utari wamenye no gufata, ataragira n'icyo afata, ukayimwima, ukamuha ikibabi cy'igiti. Umwana yashaka kuvana ikaramu ku mufuka, ari ugasanga ari buyishe mu zuru cyangwa mu jisho, ukayimwima. Ariko yazakura ukabona bya bintu bamwimaga byose batangiye kubimuha, bamuhaye n'ibindi ahubwo atari yanasabye. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2:12, aho Paulo avuga ngo ndashimira Yesu Kristo wantekereje, abona ko no kugirwa icyizere angabira umurimo we. Yarantekereje, angirira icyizere, aranyizera. Iki kintu bita kwizerwa. Tubeshejwe no kwizera Yesu, ariko biratangaje ko ijambo ry'Imana dusoma noneho no kujya gute natwe ko Yesu atwizera. Aho muhumve, kuko ari igihe mungisha bazajya mwumva ikintu mutari muzi. Ugomba kumenya ko watangiye wizera Kristo, ariko burya harageze ngo na Kristo akwizere. Akwizera avuga ngo mutumye yantumikira, mwoherera hanaha yagenda, mushinze kunkorera ibiyabinkorera, mubwiye ngo ampere umuntu amafaranga yo kurya yamuha. Kuko buri ibintu byose dukorera abantu cyangwa ibyo dukorerwa, mumenye ko Yesu atajya ajya mu rugo rw'umushonja mukiriye ibiryo. Yesu ntabwo ajya ajyayo, ahubwo agira abantu yagiriye icyizere atumayo. Umuntu ajya hariya mu cyumba cy'amasengesho akiherera, cyangwa mu butayu agasengera ubukwe, agasengera ibyifuzo bimugoye. Mana mbonye fiancé ariko mariage iragoye, imyiteguro yabyo, Mana ngirira neza, nzavana hehe varize, nzavana he mare, nzavana he imikenyero. Ibyo byose nta bandi bazabikora. Ntabwo ari Yesu uzaziwe ngo asure umwana w'umukobwa muzana ibyo byose, bizazanwa n'abantu Yesu yagiriye icyizere. Abo Yesu yagiriye icyizere akabaha ibintu rero nibatuma kuri wa mwana w'umukobwa wasengaga. Cya gatatu, umuntu ukuze agira amakenga.
haleluya. Amakenga nayita prudence, impungenge, kudahubuka, ukagira ikintu cy'impungenge cy'amakenga. Ayo makenga mvuga ni ukudasimbuka ahantu harehare kandi uhareba. Niyo mpamvu Yesu yabyanze kandi Satani bimusabye mu butayu. Erega buriya wera rero ko hasimbuka kuko nawe marika bakamusama, ariko akaba aramwumviye. Kandi buriya bikora mwari kuzajya musimbuka ahantu namwe habagoye, ugasanga muravunaguritse kuko ntago hose haba hashashe matora. Bisaba ngo tugire ubwenge iyo dukuze, tugire amakenga. Imigani 22 umurongo wa 3 haravuga ngo umunyamakenga yabonye ibijara by'ikinga. Imigani 22 umurongo wa 3, katusome twe kurivuga mutwe ntago ari ngombwa cyangwa si byiza. 22:3 umunyamakenga yabonye ibijara by'ikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. None amakenga murumva ahuye n'ubwoba? No, ubwoba ni ukugira ubwoba bwo gutinya ibintu, uhagaritse umutima, usa n'uwibagiye ko Yesu yagutabara, ngo nuvuga ngo ni ugutinya ibyamaze kuza cyangwa ibirimo kugabagaho. Ariko amakenga ni ukugira noneho uko wakwirinda ibintu runaka. Umwami adufashe cyane. Cyo ni icya gatatu kiranga umuntu ukuze. Icya kane, agira isoni. Umuntu ukuze agira isoni. Iyibuke cyangwa wibuke abantu byaye. Kujya hariya bakakuhagirira hariya kambaye ubusa, kakazakura gutya ariko kakazagira kagatangira kwanga gukarabira hagaragara, kagatangira gukarabira hirya mu nzu, kagatangira kwikarabya nawe kakanga kukarabya ari byo, kagatangira kujya kirwanho kikarabya kandi katanishyikira hose. Izo ni isoni ziterwa nuko agenda kura. Izo soni mu buryo bw'umwuka tuzirebe mu Baroma igice cyaho cya 6, Abaroma 6, babarire mfite ka gripe. Abaroma 6 umurongo wa 15. Nuko tugira dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata z'uwo mwumvira uwo, muri imbata z'uwo mwumvira uwo, imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, aba ari nako nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zo gukiranuka zako, kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha, ntimwatwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibibakoze isoni? Ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ijambo nshaka ngiri, imbuto tweraga kera. Imbuto tweraga kera. Donc imbuto tweraga tugikura ibyaha. Pawulo abwiye Abaroma ngo ubu ngubu zidukojeje isoni, zidukoze isoni. Ubu zidukoze isoni. Mwama dufashe cyane. Mugenzi ujya mu ijuru, umuntu wabyawe bwa kabiri wese, ukwiye kuba uyu munsi wa none ukozejwe isoni n'ibintu wakoraga kera. Wanabyibuka ubwabyo, ukumva wigirira agahinda, ukababara. Mwama bafashe cyane kandi abagirire neza. Icya gatanu nsatira gusoza, umuntu ukuze amenya kwirinda. Ubwo amenya kwirinda, agira ibintu yirinda. Abagalatiya igice cya 5 mu mbuto z'umwuka ari 9 niyo yo kwirinda ibamo. Aririnda akamenya ati no, sinabikora nkoze ibi nibijyangira ingaruka izi nizi. Icyanyuma, ukuze arashyingirwa. Mfite impamvu itumye mvuga iri jambo, arashyingirwa akubaka urugo. Muri ikintu kiba kijyanye umuntu gushyingirwa, ni ukugira ngo agende atangire nawe agira abamukomokaho, kuko abakomokaho baba benda kuva ku isi burya bakagenda. Mugomba kumenya ko generation zirangira, ibisekuru birarangira, bikagenda bivaho haza ibindi.
Petero yandika yaravuze ngo kugira ngo mutaba abanyabute cyangwa mutaba ingumba ku byo kumenyereza umwami wacu. Ingumba rero murazizi, iyo umuntu ari ingumba atagira amuturukaho, atagira ababyara, aba ari ikibazo. Niyo mpamvu mwumva dusengera cyangwa tukagirira icyifuzo abahuye n'icyo kigeragezo. Noneho rero mu buryo bw'umwuka bivuga ko umuntu wabyawe ubwa kabiri yamaze gukura n'abatangira kujya gute kubyara abandi, production, atangira produiza, agatangira kubyara abandi nawe. Mu buryo bw'umwuka rero ni ukugeza abandi kuri Yesu, nicyo bisobanuye. So mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 11 umurongo wa mbere dusoza. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Korinto igice cya 11 umurongo wa mbere gusa. Icyampa mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyaboneka munyihanganire kuko mbafuhira ifuri ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwiriye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Amen. Ariko ndatinya ko nk'uko ya nzoka yoheje Eva n'uburyarya bwayo, ko ariko namwe intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Iri jambo rirababaza cyane. Ku murongo wa 4, kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihangana mubikunze. Ariko ngiye kuko mutanyihanganira, kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato. Nubwo ndi umuswa mu magambo, sindi umuswa mu bwenge, kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose. Imana ishimwe. Ndashaka gusoza mbabwira ijambo ryitwa gushyingirwa k'umuntu ukuze. Aha Pawulo abwira Abakorinto yuko amaherezo umuntu wahindutse akabyarwa ubwa kabiri arimo aragenda asanga umukwe. Naho nsoreje rero urugendo rw'ubuzima ku isi, urugendo rw'umuntu wavutse ubwa kabiri ruzarangirana n'ubukwe usanzwe wagukoye Yesu, usanze umukwe ari we Kristo, ariko gushyingirwa. Mbere y'icyo ngicyo rero ku bwawe nawe hagira abantu bakira umwami Yesu. Nama bampera umugisha, mukuze uburebure, mukuze umubiri w'umubyibuho, mukuze ubwenge, kandi ibintu bitandatu biranga umuntu ukuze nizeye ko mubyumvise. Ndagira ngo dusoze dusenga Imana kugira ngo Imana mwese buri muntu imuhe igikwiriye cyangwa icyakwiriye gukorera mu nzu yayo. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye uyu mwanya w'ijambo ryawe waduhaye. Ndasabye kugira ngo iri jambo tugaburire ubwoko bwawe, urihera umugisha muri bo, kandi ryaguke muri bo, ribakuze bakurire muri ryo, abandi ribabyare bavuke ubwa kabiri, nibamara kuvuka ubarere muri bwa buryo bwose twumvise, maze bagere ku rugero wifuza. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.